warahanuriwe ukaba utarabibonye, waba warabwiwe ntibisohore, waba warasobanuriwe impamvu yabyo se? Ese waba waramenye impamvu amasezerano yawe adasohora, impamvu wayategereje imyaka myinshi ariko ntasohore? Ye baba we, waracitswe ariko kuba ubonye ikiganiro niyo mpamvu ugiye kubisobanurirwa byose. Mwebwe rero bahanuzi, bavuga butumwa ndetse n'abandi benshi batandukanye bavuga izina ry'Uwiteka, tugiye kuganira namwe, ariko cyane cyane nibanda ku bavuga butumwa, abitwa ko bavuga izina ry'Uwiteka basobanura ibintu. Uyu munsi tugiye kuganira kandi mu kinyabupfura, ariko ngira ngo tugirane n'inama. Tubona ko muri iyi minsi ibintu bikabije kuba birebire mu buryo bwo kugira ngo abantu barye abantu ibyabo, kandi mu buryo butari bwo. Harimo abantu usanga bavuga ngo Imana ngo iyo yavuze ntago ijya yivuguruza, abandi bakavuga ngo irinde ijambo ryayo ikarikurikirana ikarinda risohoje. Niko binanditse, ariko reka mbabwire, umuntu utaruzi ukuri rero, mbabarira untize amatwi maze nkubwire nanagusobanurire. Icya mbere, Imana ntiyivuguruza ku mpamvu zayo, ahubwo biterwa nawe wowe nyiri kubibwirwa, wowe nanjye. Imana irivuguruza bitewe nawe. Munyumve neza, dusobanura ukuri, uwo kurya yihangana, ariko Imana ifite ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali yisigarije. Nubwo benshi badashaka kumva ukuri, nkuko n'ijambo rivuga ngo bazabizi amatwi, badashaka kumva ukuri, ngo bashaka kumva ibihwanye n'amarari yabo. Ariko uyu munsi nkundira ufate icyo ugiye kubwirwa ukibukinge muri wowe, maze tuguhe ukuri kose. Imana yivuguruza ku kintu yavuze, ariko bitewe nawe nyiri kugihabwa. Ati gute? Mwe muvuga ngo amasezerano ntavaho, iyakuraho ikongera ikayakuraho, ikongera ikanayakuraho, ariko atari yo ku cyo giti, atari yo ubwayo, ahubwo bitewe nawe nyiri kuyahabwa. Reka mbanze ku rugero rw'abantu babiri ngiye kubanza kubaha rwiza. Yabwiye Mose ngo iki? Iramusezeranya, iramubwira ngo Mose, nunkiranukira ukanyizera ukangumaho, nzaguha igihugu cy'Imowabu kibe gakondo yawe n'abawe mugituremo. Mose arangije agomera Uwiteka. Imana yakoze iki? Yaramubwiye ngo Mose, kubwiyo mpamvu kubw'incumuyeho, igihugu cy'Imowabu nagusezeranije kizavamo gakondo yawe. Imufata ukuboko imujyana ku musozi w'Imowabu, irangije amubwiye mutungira urutoki, aramubwira ngo dore igihugu nagusezeranije, nguhaye kukirebesha amaso ariko ntuzakigeramo. Ni umuntu wari wavuze cyangwa ni Imana? Kandi Mose yarabanaga n'Imana ku buryo butangaje, imukoresha imirimo n'ibitangaza bikomeye. Ngaho nimumbwire, uyu ni umuntu wavuze wabimusezeranije cyangwa ni Imana yabimusezeranije? None se ni Imana yivuguruje cyangwa biturutse ku mpamvu za Mose bw'uko yakoze ikibi? Iki Imana yagusezeranije bisaba ko wowe ubwawe ukirindira. Ntabwo Imana izaza kukikurindira gusa, ikintu izagukorera izajya igenda ikikurindiramo, igushoboza, iguhe n'imbaraga n'uburyo bwo kugira ngo rya zina ryayo ritagawa, maze ukore umurimo wayo. Igenda ikunagiramo kamano, igufasha kurinda uburwayi, iguha uburyo, igucira inzira, ukabona amafaranga, ukabona uburyo, ukaguha umubiri muzima, amagara mazima, icyo bita kukwavansa, nkuko yavuze ngo nimugire ishyaka ry'ibyiza nzabashyigikira. Bavuga butumwa mwaretse kugoreka ijambo ry'Imana. Se mwagize ngo nta bantu Imana ifite yisigarije? Turahari, hari n'abandi batari ngewe, kandi bahari bashize ubwoba, bashize amanga, babwiza abantu ukuri. Abantu bafashe Bibiliya barayicurika, twe tugomba kwicurukura neza. Wowe ujya hariya rero bakaguhanurira ngo Imana yaravuze ngo ntijya yivuguruza, ngo ntabwo biteze kuvaho, ngo none baragushuka, nongere ngo baragushuka.
wowe ubwawe uzafata usambane, wibe, wice, uroge, ukora ibizira, ngo Imana ngo izakwihorera, ngo amasezerano ntazavaho? Isezerano rikurwaho n'ikibi umuntu yakoze. Mose byavanyweho nuko yagomeye Uwiteka. Murazi uburyo ki yamuteje zira ndwara, uburyo yamuhitishijemo. Uwo ni urugero rwa mbere rwo kuri Mose shatse kubabwira. Yarakoranye n'Imana imirimo n'ibitangaza kwa Farawo n'ahandi henshi, arebana n'Imana, baganira amaso ku yandi. None wowe uri muntu ki uzaruta Mose? Reka tujye tureba kure, reka tujye tureba kure. Mose irangije iramubwira ngo umva Mose, kuko ncumuyeho ntago igihugu nagusezeranije kizaba gakondo yawe uzaba ukikigiyemo. Icyo ni icya mbere kigaragaza ko umuntu ari wiciramo isezerano kandi akaryikuriraho burundu. Wowe rero wirirwa uririmba ngo Imana ngo ntiyagusezeranye, ngo yagusezeranije, ngo none ngo ntibyasohoye, ngo kandi ariyo yavuze. Reka mbibiri banga kuwa kabiri mbahe n'urugero. Dawidi mugaragu w'Uwiteka iramubwira ngo wowe kubwuko nkurobanuye mu bandi nkagutoranya, ndabona ari wowe ugomba kunyubakira inzu ikaba ubuturo bwanjye, uzanyubakira urusengero ibe gakondo, nzajya nkwibukira b'umusinyi, nzajya nkwibukira wisezerana kubwuko wanyubakiye inzu y'ubuturo bwera. Ariko imuha kondisemo ngo nuramuka unyiranukiye neza ukangumaho. Imuha kondisiyo. Imana igira kondisiyo yuzirenzeho, isezerano ricamo ukaryikuriraho nta n'umuntu uri gukuriyeho. Dawidi Imana irangije kumusezeranya, aza gukora ibyangwa n'Uwiteka. Imana iramubwira ngo Dawidi, kubwuko wancumuyeho ndakubabarika, inkota ntizava mu rugo rwawe Iteka, ariko kubwuko nagusezanije ko ku ntebe yawe hatazabura kwicaraho, inzu yanjye ntago izaba icyubatswe nawe, ahubwo izubakwa n'umuhungu wawe Salomo. Si Imana yavuze aha cyangwa ni Imana yavuze? Wowe unyumva rero nkundira wumve neza, Imana niyo yavuze ibitegetse, ariko isezerano rivugurujwe n'ikibi Dawidi yagize gute, yakoze. Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka y'icyaha ntabwo ibabarirwa. Umuntu arayirya akayirangiza, ari n'abayipfiramo bakayirimbukiramo. Tubabwiza ukuri kandi tubahendahenda kugira ngo wumve ukura, kumva utakumva rorere. Si igihe noneho cyo kwirirwa umuntu afatira ngo nyabune ngo kizwa, ni inyungu zawe ku giti cyawe. Reka tukubwize ukuri ukumva kumve, kuko abantu mu gihe tugezemo ntabwo bashaka kumva ukuri. None kuki yamugatira uzubaka n'umuhungu wawe Salomo, we ntuzaba ukiri uyubatse? Aho hibazeho nanjye mpibazeho. Wowe rero wirirwa uvuga ngo Imana icyo yakubwiye ngo ntikiya kiva yirinda ijambo ryayo ikarikurikirana, irikurikirana warigizemo uruhare. Ntabwo Imana izaza kugukiranukira, uzikiranukira icyo Imana izagukorera, uzajya ugira ishyaka ry'ibyiza nayo igushyigikire. Kandi uzasome mu Baroma 6, ntabwo ubuntu buduha uburenganzira bwo gukora ibibi, no, kirazira. Uzakirangiza icyo gice. Iki nizeye ko mucyumvishe. Reka mbaho urugero rw'umuntu rero noneho wirindiye isezerano. Umugabo dusanga Simiyoni yarinze isezerano ku by'Imana yamubwiye, abita mu gutwi, arangije araririnda, yirinda gukora ikibi. Icyo Imana yamubujije aba ari cyo arindisha amasezerano ye yahawe n'imigisha. Kuko ikibi nababwiye ngo nicyo gikuraho isezerano, kikarikuraho burundu. Ikibi winjiza muri wowe ukora nicyo gikuraho isezerano, kikarirangiza. Ugasigara utegereje, ukamera nka wa muntu wetse ingobyi umwana yaraheze kera yaratakaye. Imana iduhe kureba kure, Imana iduhe kumva no kumvira. Reka twikomereze. Uyu Simiyoni yaramubwiye ngo nunyiranukira ukangumaho uzasaza ari uko ubonye umwami Imana, amaso yawe azareba umukiza. Arangije arinda isezerano, yanga kuricamo, yirinda ikibi, yirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana imutangira ubuhamya kugeza ubwo Imana iteje ikibazo, uriya mubyeyi abura icumbi n'umwana, ariko ari kugira ngo Simiyoni igisubizo cye kiboneke. Abo bantu murabyumvishe? Reka twikomerezeho gatoya. Wowe unyumva, wowe nkurikiye,
abantu mwishuka rero, aha turahimutse tugera ku kandi gaparite. Abantu mwishuka mukavuga ngo Imana icyo yavuze ntijya yivuguruza, yaravuze byararangiye, ngo icyo yanditse yaracyanditse. Reka mbabwize ukuri, reka mbabwize ukuri, reka mbabwize ukuri. Ikintu Imana yanditse ikacyandika, ntago umugabane yagusezeranije uzaherwa kuri iyi si. Ujye umenya kukurwaho n'icyaha wakoze, kuko na biriya bisambo bibiri byari byarasezeranijwe amasezerano, ariko kimwe cyarihannye gikuramo ikibi, ikindi cyanga kwihana, ariko birangira kimwe kibuza ubugingo n'amasezerano cyari cyasezeranijwe gipfa kitayabonye. Ariko ikindi nayo nubwo amwe kitayabonye, ariko cyabonye ubugingo bora, ikindi kirabubura. Bya bindi rero mwishuka, mumenye ko mwebwe isezerano, umugisha usezeranywa n'Imana, ikwibwira ikuye mu kanwa kayo, ikanyuza mu bahanuzi, ikanyuza mu bavuga butumwa, ikanyuza mu bintu ibyo ari byo byose. Icyo yanyuzamo icyo ari cyo cyose, nutirindira isezerano ngo wirinde icyaha, ufate icyo yakubujije ukirindisha icyo yagusezeranije, ufate icyo yagusezeranije ukirindisha icyo yakubujije, ngo ukuri inzira ku murima nkubwije ukuri, uzategereza amasezerano uruhe, urinde upfa utayabonye. Ngewe impamvu nkanjye dusengera benshi, tukingingira benshi nk'abinginzi b'Uwiteka, nk'inkoramutima z'Uwiteka, abana b'Uwiteka, abana bayo. Hari abantu benshi usanga baza bakurira bavuga ati dusengere, nge nkabanza gusenga nkabaza icyo uwo muntu azira, Imana ikankura ku maso ikambwira ko uwo muntu azira ingaruka. Izo ntizisengerwa, twazivuzeho. Ariko ikintu nshatse kuvuga, hari n'abantu rero bishuka bakaba barahuye n'abahanuzi b'ibinyoma, akaba atari Imana yavuze, mugategereza amasezerano mukayabura. Ukaba arasezeranijwe inzu, imodoka, amafaranga, kwambara neza, kurya neza, kubaho neza, kandi ukarenga ukabaho nabi. Ibyo ni ibikibaho. Ugatangira witotombera ngo Imana ngo yaransezeranije, ngo ntiyigeze insubiza, ngo yarambwiye, ngo ese ngo igibeshya, ngo dusanze ko Imana nayibeshya. Umva mbabwire, Imana ntibeshya, nta nubwo ijye yumva amabwire y'umuntu, yihagije mu bumana bwayo, ntisaba inkunga cyangwa umusada. Ntabwo icyo ijya gukora ibanza kukubaza, n'ikiri bugusobanurire cyangwa uri bugusezeranye ntubanza kuyibaza, nta nubwo ibanza kukugisha inama. Imana ntibeshya, ahubwo dore ikintu kiriho. Abantu benshi batwaye ubuhanuzi bw'ibicupuri. Imana yarambwiye ngo abo bantu batwaye amagi y'amahuri, ngo kandi batwaye ibirutsi. Niba bivuze uri kurya wihangane tuvure imitima y'abantu benshi. Ntabwo ari ugushira isoni, kandi natojwe umuco. None irambwira ngo abo bantu batwaye amasezerano y'amahuri bakaba batwaye ibirutsi. Irambwira ngo bahuye n'abahanuzi b'ibinyoma, ngo sinjye wavuze, ngo ahubwo ngo babisezeranyijwe n'abantu, ngo ariko sinjye wabasezeranije. Hari abantu rero benshi batwaye amasezerano ariko atari Imana yavuze, ahubwo ari abantu bayavuze avuye mu bwonko bw'abantu cyangwa se mu bwenge bw'abantu, ariko atavuye mu bwenge mvajuru, atari Umwuka Wera wavuze. Umuntu akihangamo ibintu bitamurimo atabwiwe n'Imana, akabisezeranya umuntu. Ibyo bintu mutwaye amasezerano atazasohora, mutwaye amasezerano y'amahuri, mutwaye amasezerano atazigera asohora. Ahubwo nkugira inama, nawe ubwawe wige gusenga, wegereho Imana iri, kandi ibera hose icyarimwe. Umukene, ukize, worohewe, umeze ukuntu uko ariko kose, umuzungu, umwirabura, buri wese yemerewe kugera ku Mana. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Umwenda wari urahera watabutsemo ngo buri wese abashe kuhegera, kuko kuva na mbere umuntu wabaga afite inenge, afite inkovu, ntago yageraga aho umutambyi ari cyangwa umutambyi amutambirire. Ariko none Imana ibona ko abakene n'abandi bameze gutyo batazabona ubugingo cyangwa batazabona mu maso y'Imana.
ishyiraho uburenganzira, avuga ati umwenda rurahera watabutsemo kugira ngo buri wese abashe kwigerera kuri yo. Uyu mwenda rero si igitenge cyari kiraho nawo umusobanure, ahubwo ni umubiri wa Kristo. Mu Baheburayo harabitwereka ko ari umubiri wa Kristo. Muri cya gihe bamuteraga icumu ku musaraba kavamwo amazi n'amaraso. Uriya mwenda ugereranywa n'urusengero, ukagereranywa n'umwenda, kuko umwenda usobanura agakiza, uruhare rugasobanura ko ari Kristo. Aha rero mumenye neza ko ari wo mwenda watabutsemo, bivuze ngo ni ukwinjira muri Kristo. Niwo mwenda mushya, niho hera twinjira, niho hatabutse, ya maraso avamo ikintu gikomeye, atuviramo inkwano iruta iz'abandi bakobwa, noneho ituviramo ikimenyetso cy'inkwano ikomeye yakoye isi yose. Wowe rero uko waba umeze kose, ujye wegera Imana usenge. Ntawe usenga akina, utagombeye ngo barangererayo. Imana nibishaka izakuzanira umuntu. Simbaciye ngo ku bantu muzabure kujya gutya, ariko mujye mubanza mushishoze, mumenye ngo bose ntago ariko bafite umwuka w'Imana. Kandi yabivuze no mu byahishuriwe Yohana, aravuga ngo muri iyo minsi ngo abahanuzi b'ibinyoma bazabagwira. No muri Timoteyo yarabivuze, no muri Yuda arabivuga, no mu rwambere rwa Petero arabivuga, n'ahandi henshi. Ariko abo bantu rero udafite gushishoza, mugenda mu kigari. Niyo mpamvu rero benshi usanga bari kwirukankaho birashyushye, aha naha idusezeranye ibi nibi. Ese ko Bibiliya ivuga ko ari ukuraguza? Ibyo bintu nujyaho bigatuma baguhanurira ibitariho cyangwa ibyo Imana itabatumye, si uzaba wiyishe. Kandi yarababwiye ngo nibabwira ngo Imana irahana iri mu kiramba hana ntimuzajyayo. Ngaho nakubwira iki ba irukanka, ariko kakubayeho biri guterwa n'iki rero? Aba bahanuzi b'ibinyoma benshi, hari abari kureba bakavuga bati niduhanurira abantu ibyiza ntago tuzabona uko turya. Nimuhanurira ibyiza ko Imana imuhaye ibi nibi nta bihari, arampa 5 byo kurya cyangwa ampa amafaranga. Ngiki kiri kubitera. Ibyo abapfu rero birirwa n'abapfumu. Namwe nimugenda muzamenye ko Imana yabashyize umuhanuzi imbere wabahanuriye, akabanabagira inama, akababwiza ukuri. Aya masezerano y'amahuri rero benshi barayatwaye, kuko igira isobanura isezerano, rigasobanura umugisha. Iyo ari ribisi ni isezerano ry'umuntu riba rikiriho. Iyo ritetse ni intungamubiri yo mu mwuka we niyo mu mubiri Imana bigiye kuguha, nicyo mu nzozi no mwiyerekwa risobanuye, kugira nabyo mutazabimbaza mbisobanurira. Wowe rero wumva ngo Imana ngo yarakubeshye, ngo yambwiye ibi ntiyabisobanura, ngo ntiyabisohoza, ntiyabigira gutya, ntago ari Imana yakubwiye, ahubwo wahuye n'Imana mpimbano, uhura n'Imana mpiratano, uhura n'Imana imwe ivuga amagambo yayo y'umuntu, ariko atari Imana nyamana. Abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Mwihangane tubabwize ukuri, kandi ni umutima ndi kubaha. Nose nuko mbanze, ahubwo ni byiza mba ndi kubaha, kuko benshi baragoramye ntibagishaka kuvuga ukuri. Bavuge ibinyoma, bajye muri mpemuke ndamuke, bigwirize indamu, bamere nka Gihazi cyangwa Baramu wishwe n'ibigusi. Reka twigarukire gatoya. Wowe rero uvuga ngo Imana ngo icyo yavuze ntijya yivuguruza. Muzajya mwivuguruza ibintu mubyiciremo, ngo Imana izaza kugusoreza gute se? Guca mu isezerano ni ikizira, ni ukwiyangiriza isezerano. Ese tubarondore bose? Ubu se Yosefu ntiyanze kuryamana na nyirabuja muka Potifari akarinda isezerano rye? Yaririndishije iki? Yaririndishije kwanga gukora ikibi, kuryamana na nyirabuja. Aremera ajya muri gereza azira ukuri. Yo Daniyeli na bagenzi be banze kurira ku meza y'umwami, banga kwiyanduza, baremera batabwa mu rwobo, babajugunya mu rwobo, ariko bazira Imana bavuga ukuri. None wowe uravuga ngo uzarinda isezerano, ngo ari uko Imana yagutabaye, ngo Imana izarikurindira. Ntabwo Imana izarikurindira. Ntabwo Imana izakurindira isezerano, uzaryirindira ku buryo bizaba ngombwa ko wowe ugomba gufata umwanya wo kuririnda.
uririndishije iki? Kwirinda gukora ikibi nicyo kizarinda rya sezerano. Nugikora rero uzihangane, uzategereza uhebe, keretse Imana ni kugira faveri, ubwo nabyo azaba ari ibyanditse ku ifishi Imana yasezeranije. Ariko umenye ko nibyo ku ifishi Imana ibihanagura, kandi ari wowe ubiteye. Ubu se tuvuge abo twagiye tubona bagiye bamera amezi 3 bimitse muri Bibiliya bagahita bavaho. Uzabaza ibya Feniyasi uko byagenze niba mujya musoma, uzabaza ibya Akani uko byagenze. Ni benshi twavuga, ingero ni nyinshi. Yabivuze ngo iki mu Baroma ibice 2 umurongo wa 5 kugeza 11, abashaki ibyiza kandi bagashaka ubwiza n'icyubahiro babishakishe gukora ibyiza badacogora. Matayo 11:11 komeza hepfo, yaravuze ngo ijuru riratwaranirwa intwarane zibugisha mu imbaraga. Rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza 12, icyo tubabarizwa nicyo gitunganira Imana rwose kugira ngo igaragare kidacurwa kibera, kwitura abababazwa kubabazwa, ngo kuko ubwami bw'ijuru kugira ngo tubuhabwe nuko tugomba kububabarizwa. Riratwaranirwa intwarane zibugisha mu imbaraga. Wowe rero wumva ngo Imana izakurindira isezerano, ahubwo ujye uyisaba ikurinde gushyireho uburinzi na isezerano ryawe. Iyo yavuze wowe ubwawe ukakora ikizira, icya kizira nicyo gikuraho isezerano. Ntabwo ari Imana izaba irikuyeho, ahubwo ni wowe uzaba uryikuriyeho. Dawidi yabivuze ngo iki muri Zaburi 119 umurongo wa 11, yaravuze ngo uko nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana ishime cyane. Yohana 15:7 nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe musabe icyo mushaka muzagihabwa. Kugira ngo ugihabwe nuko amagambo y'Imana aba muri wowe, kandi nawe ukaba uri muri yo, utavamo ukayiha ikibanza igatura. Amos 8:11, muri iyo minsi hazatera inzara atari yo gushaka ibyo kurya n'amazi. Abasore beza n'abakobwa beza bazajajara ku misozi hirya no hino baburaho kurikura. None se kuki inzara yisha abantu kandi bagendana Bibiliya mu ntoki? Nuko mu mitima nta ririmo ry'Imana, nta Mana bahaye ikibanza, ariko mu ntoki baragendana imfashanyigisho. Ukuri niko kwiza kuryana, ariko umuturura ni ukiza. Wemera kunywa azabasha kubona ubugingo, kandi bikakurinda kurimbuka no kwikuriraho amasezerano. Ubwo nagiraga babandi mwirwa mujya musenga ngo mukavuga ngo Imana ngo yarababeshye, abandi mukagenda mubwira abagenzi banyu ngo bamwe ngo kuki bapfuye ngo kandi Imana yasezeranije ibi ngo none ntibiturabibona, ngo none ngo ngiye gupfanga ibi ntarabibona. Nta kundi, si Imana ibikwimye, ahubwo niwe wabyimishije kubw'ikibi wakoze. Imana iduhe kumva no kumvira. Yesu we, Imana iduhe kumva no kumvira. Wowe nkurikiye, ese washakaga ko Imana ikugirira neza? Washaka ko Imana igusezeranya ibyiza? Kubigusezeranya ni kimwe, no kubirindisha icyo yakubujije ni ikindi. Ujye ufata icyo Imana yagusezeranije cyose ukirindisha icyo yakubujije. Nguwo umuti wacyo, nguwo umuti. Imana y'amahoro iduhe kumva no kumvira. Ngire rero babavuga butumwa mugoreka ijambo, babandi mukunda kubwira abantu, mukitwazira ijambo ngo mubwire abantu ibyururutse imitima. Kururutsa imitima si ukubabwira ikinyoma. Kururutsa imitima ni ukubabwira ijambo ribakura mu rupfu ribashyira mu bugingo bw'iteka, rikabakura mu kinyoma rikabashyira mu kuri. Mureke kubeshya abantu. Imana rero igiye kwihagurukiriza ab'umumaro bayo. Abatari ab'umumaro mumenye ko abari kurya ibiguzi muri kubirya mubisezera, kuko mwubatse ubwami bw'inda ariko ntimwubaka ubwami bw'umutima. Imana rero abasezerera byanze bikunze. Upfa si bibi, ahubwo no gupfa utejejwe ugapfa urimbutse, kandi bitwa ko watangiranye iby'umumaro, kitwa ko wakoreye Imana. Ariko ya Mana ukoreye izakwitura ibihwanye n'ibyo wakoze, kandi izaguha ibihwanye n'ibyo wabibye.
ni nabyo uzasarura. Abagalatiya 6:1 kwamanuka hepfo, ubibira mu mubiri azasarura kubora, ubibira mu mwuka wera azasarura ubugingo buhoraho. Uhite mwaho ushaka kubiba imbuto nziza cyangwa imbuto mbi, were indibu cyangwa were ingeso nziza, uburenganzira bwabo. Ariko twagira ngo dusobanurire abantu, umuntu wese wumva ngo Imana ngo icyo yavuze ntijya yivuguruza, ngo icyo yanditse yaracyanditse, ngo ntago kijya kivaho, ngo byararangiye, ngo ipfa kuba yavuze. Yavuze. Uzabanza ubaze Mose, ubaze Dawidi nkuko nabibabwiyeho. Yivuguruza ku gihugu yari yamugusezeranije Mose. Dawidi ku rusengero yagombaga kuyubakirira, irumukura yishyira ku muhungu we Salomo. N'abandi benshi twabavuga bukira bugake. Ariko mureke kwishuka, cyo yavuze rwose ni wowe ukivuguruza. Yivuguruza ku mpamvu z'uko wowe ari we wabiteye. Irarikura ikanarisiba ahubwo. Ubu se bafata Abisiraheli bihangiye agakiza kabo katari mu bwenge, hari mu Baroma ibice 10. Shaho uzahere ku murongo wa 1 ugeze nka 5, uzumva icyo bakubwira. Uzagira ngo aba bantu amasezerano basezanije ntibayakuriyemo mu butayu. Inda z'umwuka wera bazikurishijemo ikibi bari bafite. Uzakora ikibure kuntu gisenya impano kuko umucyo n'umwijima ntago bijya bibana. Ntago bijya bibana. Umucyo n'umwijima ntibibana. Yes. Wowe rero wumvaga ko Imana ishobora kuba itivuguruza, irabikora cyane, ikabiterwa nawe. Kandi nayo si ibi bikoza, ahubwo biba biturutse, bigaterwa n'ikibi wakoze, wayigomeyeho, wayikoshereje, bigatuma ihindura isezerano yavuze ari wowe ubiteye atariyo. Naho rero iyo utabiteye, ukaguma mu buntu bwayo, ukarinda isezerano, ukarinda icyo yakubujije kucyandurisha umucyo uri muri wowe, ijambo ryayo iraririndika, rikurikirana, rikarinda risohora, ariko ari wowe wabigizemo uruhare. Yikikora ni igipimo gushyira imbere, ikaza kugupima igupima irebe ko ibyo wavuze wivugiye ubishyira mu bikorwa. Ugasanga abantu ngo Mana nzagukorera ku manywa na nijoro, izuba riva imvura igwa, bwacya kabiri yahoranye icyaza, niba utantabaye ntabwo nkugumaho. Niba utangiriye gutya ugatangira ukayiha ukwezi, ukayiha iminsi, ukayiha amatariki, gusa nagakiza, nagapiratano. Iyo Mana rero ugiye gukurikira ari ukwishaka imigati, ukayikurikira ari imigati uyishakaho, muvandi reka nkwerurire, uzamera nk'Abisiraheli. Uzasome Yohana 6:25 ugeze 7:1, wumve icyo gice cyose cyo kikubwira. Wumva abakurikiye imigati. Bite ko nanaberurira, Kristo buriya yahuye n'abantu babiri. Yahuye n'umwe ushaka imigati, abo ni babandi bayishaka ibitangaza. Uwa kabiri nuwo bahuriye ku musaraba, yemera kwihanganira umubabaro, abageze ikirenge muke. Aho ngaho rero iyo wabashije kugera ikirenge aho, ubasha no kurinda isezerano, kuko ikije cyose ugomba kukihanganira. Kandi impano yo kwihangana iragushoboza muri byose. Reka nkubwire wowe nkurikiye rero, ntuzongere kwishuka, ndagusobanuriye. Ntuzongere kuvuga ngo Imana yagusezeranije ibi ntiyabiguha, ahubwo ujye ubanza ureke ikibazo atari wowe. Kuko kuri twebwe ikibazo ni kuri twe, dufite ibibazo twebwe tukumva ko ari Imana yabiduteje, ariko natwe twabigizemo uruhare, ari ingaruka. Isezerano rikavaho ariko turyikuriyeho, ikibi kikatugeraho ariko twakikururiye, keretse ikikugeze hari Imana yo yabishatse. Nabisobanuriye kenshi mu biganiro byatambutse. Uyu munsi najyanga rero mbwire ba bantu birirwa bashuka abandi, mukiriwa mwivovotera Imana, mwitonganya ari mu bwanyu, ngo Imana ngo ntiyadusezerane, ngo ntiyadusohoreje ibi, yaradusezeranije ntiyabisohora, none ibi ntibyasohoye, none bamwe uyarinze agenda atabibonye, Imana burya isigaye ibeshya. Ntago ibeshya, ahubwo wowe warabeshywe, barakubeshye, ubibeshyera Imana. Imana rero yivuguruza iturutse ku mpamvu zawe, nkuko nabivuze, kubw'ikibi wakoze nicyo gikuraho isezerano. Imana ikarihanagura,
ikarikuraho nturibone cyangwa ikarikwaka ikariha undi, nk'uko yaryatse Dawidi ikariha Salomo umuhungu we. Iramubwira ngo nuko ndetse nirahire ko hatazabura kwicara ku ntebe yawe. Uko niko kuri. Nta muntu ujya upfana impano y'Imana, nta n'umuntu ujya upfana isezerano ryayo. Irarikwaka ikariha undi, cyangwa ikakwaka impano ikabiha undi. Yego, nizere ko icyo kintu mucyumvishe. Ntabwo Imana rero ari umwana w'umuntu, ahubwo mumenye kwirindira amasezerano yayo, mumenye kuyirindira. Kuko icyo yagusezeranije cyose kizakurwaho n'icyo wakoze kibi. Nawe ujye ufata icyo yagusezeranije cyose ukirindisha icyo yakubujije, cyangwa ufata icyo yakubujije ukirinde, uzaba urinze n'amasezerano yawe ndetse n'imigisha. Ubu ugomba bwiye ukuri, muranyanze ariko mu nyange ntacyo bintwaye. Unyanze Imana inkunda, nzagendana na babiri cyangwa umwe. Wumva ukuri utumva ukuri mubwira nti rero niba ari uko bimeze, yabwiye kuri ati nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, ibintu by'ibyuma nzabicamo kabiri. Icyo gihe n'ubundi wazaba usanzwe uri inyuma yanjye, Imana iri imbere. Kuko iyo dutandukanye ubu mpaye ikibanza cyo kwitekerezaho, nkakomezanya n'Imana yanjye nyirizina, kuko n'ubundi yandindiye mu nda ya mama wanjye. Wambonye nkuze, ntago rero nzakugiraho ikibazo ngo nirwe mbabazwa na baba ngo yaragiye. Reka nababazwa nuko Imana inkuyeho amaboko, ariko wowe wanze kumva ukuri ukagenda, nta kibazo. Nzagendana n'abakumva bake beza bo mumaro, tugerane mu bwami bwa Data. Uko niko kuri kwijambo rya Nyir'ijambo. Reka nsoze mbabwira ngo Yohana 15:7 ni muri amagambo yanjye akaba muri musayi cyo mushaka muzagihabwa. Dawidi muri Zaburi 119 umurongo wa 11, kuko nabiki ijambo rya mutima wanjye kunyana gucumuraho. Abefeso 3:20 ibasha gukora cyane kuruta ko imbwa zacu zidukoreramo. Imana ishimwe cyane. Reka nsoreze aha ngaha mbabwira ngo rero we wari ukuri iki kiganiro, nizere ko ugiye gukora share kuri mugenzi wawe kugira ngo amenye ukuri, kandi ukore subscribe, ukore share ku bantu bose, ukore like kuri ako kume kareba hejuru. Ntago mbategeka, ahubwo nuko wabwira kugira ngo dusangizanye ibyiza. Ndabakunda, reka ntago nabanga, ahubwo mbifuriza ibyiza. Reka mbabwire ngo rero Imana y'amahoro ibandindire kandi igumye ibakomereze mu buntu bwayo, ibahe kumva no kumvira, kandi mukomerere mu rukundo rwayo. Imbabazi zayo zidashira igumye zibarindisha. Mwami Imana barinde. Bye bye.